umwana w'umuhungu yagiye he koko ko mbona nsanze urugi rufunze. Ubu si bosi wanjye ko yarambwiye ngo araje koko barasanga ndi inyuma y'urugi, ariko mana ewe Bright nawe arampemukiye dore atumye nsanga ndi hanze. Sheri biriwe kuri nyuma y'urugi neza. None se dore ngeze hano nsanga wa muhungu yagiye, sinzi aho yagiye, ariko nari muhamagaye arambwiye ngo araje, kandi dore nawe ndi kubona unaniwe. aho wasanga atatwibye se? Oya ntabwo Bright yabikora. Warebye mu nzu neza? Oya ndareba mu nzu kandi hafunze, ambwiye ko hari ahantu yarase. Oya ntugire ikibazo. Parika akagare aho ngaho uzube wicaye hano tugutegereza ze. Nze mubaza ahageze. Ahubwo kanze ngukiza akagakadere ndabona n'icyuya cyakwishe. Saba kureba se Sheri izo Araruhuke dutegereze Bright turebe ko azana urufunguzo. ariko mana Sheri uri nyuma y'urugi? Ndi inyuma y'urugi dore yafunze ariko ambwiye ko aje. Ni byiza. Ndumva nageze hari inyuma da araje. Araje ariko ndumva ari hari inyuma. Ariko ngo nabahejeje hanze y'urugi. Ariko Bright koko mana ubu warugiye he kandi nari nkubwiye. Kandi nanjye nari mvuye kwiga amategeko y'umuhanda. Reba ngaho mpereza urufunguzo nifungure. Oya munyihanganire ikaba. Aya masaha turi saa ingahe ku buryo wampeza hanze y'urugi? Izi saha bwakeye. Ahubwo kuri phone yanjye nari ndi kubona ari saa 8 nari ndi kubona saa 9 za. Urabona rero aya masaha ntabwo unyobora mu rugo rwawe. Ujya kugenda uvuga igihe uri butaha. Genda kubaha ariko wowe ugashaka kuba. Ngaho nafungure. Gusuzugura rwose gusa koko bof. Nafungure reba ko twakwinjira mu nzu. Mubresi umeze ute komera? Yego urakomeye n'inkoni z'umugore yaduhaye. Nawe ndakomeye Imana. Dore abagore batubeshye ngo bagize abashyitsi bashaka kugira ngo badukubite. Ngo bafite akarorisha. Ngomwa ngo tujye gusoma ubushera. Tutegereza ubushera turaheba. Kuki kigura zete tukagihisoma. Uza turi ibiremo. Iri nishu twikoreye. Ako rero minduki. Nta mugore buri ibyo badukoreye twari tubikwiye. Onye ukuntu twabicayeho maze nawe ukajya uravuga ngo afite sida ngo ni umurozi. Bose se waruyoye mbwe ngo ni watumye yimuka. Kanwa kabi. Twari tumeze nk'ingegera. Aha, ese buriya twari turi mu bikema. Kitarere yadusabye. Nyamara mugore tuzaza kumusabira imbabazi. Byo ni abantu. Biriya bintu twakoze. Abantu twamenye Imana. Uzi ko buriya kuvuga umuntu bene rwego bihanirwa n'amategeko. Ubwo ni imbabazi batugiriye abanaradufunze. Ariko cyaradukubise. Dore inkoni. Ziramone neza baziratwi. Nuko uzajya tukazajya kumusaba imbabazi. Nukuri twarahemutse. Tuzajya kumusaba imbabazi. Sizajya ryari. Gushaka umunsi nyine tukazagenda tuzabimeze bite. Ese muri ibiki. Tukaba turi kuganira na mama Brice. Wasanga muri ya matiku yayo. Ayo matiku. Uzi n'ibintu bagukoreye. Ko bigenza gacyo umenye ko ukiri umwana. Ubu uzi ukuntu bagukubise koko. None se eri kuriya. Nawe ibintu uzi koko. Arega shanga abagore hari igihe tugira gutya tugacika mwana. Oya nubwo uri mere hari ibintu bagomba kugukoseraho na uzazu ntabwo bizongera. Uzi ikintu kiduhagaritse hano turi gupanga ubujye tuzajya kumusaba imbabazi sibyo? Mama Blessing nta kindi turi kuganira ukuntu tugiye kujya gusaba imbabazi ura mubyeyi. Cyokoza pe niba mugiye gusaba imbabazi ni byiza pe ariko nizeye ko bitazongera. Ntago bizongera. Wicara utuje nta kibazo ufite ntago tuzongera kuvuga amagambo. Kibazo nizeye ko bitazongera ntago nshaka. Genda ukubura nuko ndaje guteka. Tugiye gusaba imbabazi ura mukore. Sibyo tuzagenda turi kuvuga ngo iki? Tuzagenda nyine turi kwicuza ibyo twakoze. Ko twamubeshyeye. Ko twamuharabitse tunapfukamye aduha imbabazi. Ntuzongere kunzana abana bw'ubugambo bwawe. Rero twabaye nk'ingege dusubiranamo abagore babi. Umwe agenda aramubwira n'undi agenda aramubwira. Uwo wajyaga kumubwira ibi? Nako wagiyeyo. Twabikoze nabi. Niwe wabiteye niwe watumye njya kumureba. Tujya gusa. Halo Ami wiriwe? Makuru yo kwirirwa? Uri hehe se shako nari ngukeneye mu rugo? Ngwino nguha amakuru ashyushye. Amakuru ashyushye.
wari uri hafi okay ngewe ndi mu rugo ngaho simbuka uze undebe sawa ndagutegereje ni karibu injira harafunguye sunika urugi amakuru si we ni meza izo nkurure sharangira nazumvishe birantungura ni izihe babagore ngo bagiye kuza kunsaba imbabazi seriye ni nkoni twabakubise noneho uva oya ntukambwire umuntu yampamagaye arambwira ngo bamubwiye bari kumugisha inama nyine ngo barakosheje cyakora ababwira ko bakosheje anababwira yuko bashaka gusaba imbabazi bavuga ko bashaka gusaba imbabazi arababwira ati nibyo byiza ati nicyo cy'ingenzi kigaragaza ko ugomba kubana n'umuntu neza ubwo rero nanjye nazumvishe navuga ntago naziguhisha ndavuga reka nze ubwo wari kubyihererana utabimbwiye we ntabwo wari kubyihererana ntago nari kubiceceka urabizi ko twaba kutimbaguye turi kumwe ariko nanone byari byarambabaje ni ukuri narababaye cyane nari nkwiriye kubakubita nkabahisomo batazaza no kubikorera abandi bantu ubwo bagiye kuza gusaba imbabazi ngiye muri nge rwose sha naracururutse rwose imbabazi ndazibaha mbikuye ku mutima numva umutima wanjye wera kandi burya utababarerega nawe ntiwazababarirwa cyane rwose cyane ko n'abakoze ibyaha birenze basabye imbabazi bakazihabwa ntabwo twebwe twareka kubaha imbabazi ni ukuri ntacyo umutima wanjye unshinja pe ubwo ndabyiteguye kubabarira rwose tukabana bisanzwe n'ubundi uzabaha imbabazi rwose n'umutima mwiza n'umutima ukeye okay sha nta kibazo ubwo nyine nicaye nanjye nicaye ntegereje gusa buriya nabo umutima warabariye cyane kandi burya barakosheje ariko iyo umuntu akoze ikosa akibuka ko arasaba imbabazi nabo rega bari n'imfura cyane bari imfura kuko bishobora bake kuvuga umuntu ngo yarakosheje reka nza asaba imbabazi biragoye cyane hari benshi baba biryagagura avuga ngo ngiye ngo mujye imbere ngo musabe imbabazi ariko iyo umuntu yeguye ni uko umutima w'umucira urubanza akavuga ati kugira numve ntuje muri njye ngomba gusaba imbabazi ku buryo ngomba no guhurira nawe mu nzira tugasuhuzanya uze rero nta kibazo rwose nibazi wanjye ngiye ni karibu nibaze pe rwose imbabazi uzazibahe rwose sha nzazibaha ariko wari umeze neza nyine ni gutya karakwishe gutya cyane ukubera nyagasani nyine nyagasani ahora tureberera aha kandi ibintu musigaye muririrwamo rero nawe amina koko nari nizeye ko mujya ntabwo kugusuhuza ahubwo nanjye bizarangira nta kibazo cyacu umva rero muhungu wanjye ngo amakuru se ariko se amakuru yawe ko ngiraga ngo ugiye kurya nkasanga ni ukurwana ceceka nkubwire wumve si ubizi se nyine babagore si ubizi ko twabakubise nyine kubera amagambo menshi bagize ubu ngubu numvisha amakuru nyine ngo bagiye kuza gusaba imbabazi ni nkoni mwabakubise cyane rwose ndakurahiriye niba ahubwo napanga umugambi wo kwihorera wowe nuko ukiri umwana ariko barahemutse bahemutse gute namwe babaye batagira n'umutima ubacira natwe twarahemutse ariko byari bikwiye kubaho erega byari bikwiye kubaho rwose kwari ukubaho nk'ikosora none se ubwo ko bakubiswe bakaba bashatse kuza gusaba imbabazi si bigaragaza yuko umutima wabo bacira urubanza ibyo byo barakoshe ariko byo ni n'intwari nabashimye rero nahise nyumva izo nkuru nahise numva mbababariye rwose umutima wanje ucururutse ubaye neza cyane nahise numva mbaruhutseho mbese ahubwo si iriya nduru yavuze iyo ntahabake bamutarabisha mbabwije ukuri ibintu mwakoze yiriwe neza Ndi kubona mwashushe mwese bimeze bite? ego ko Steven umeze ute Niwe Steven ni mushuti wanjye Nicara numvise kuruza. yarakuze yabaye igisore Amuze gutakiza kwiga byagenze bitara. uyu si ko byarangiye umuntu Unabashizamo. umuntu wabonye umugabo si no kugaruka hari ahantu abana manje wowe si wari umeze ute
naremeze utese ko byanze. byanze gute se ntukiza no kunsura ngo dukore nakuru turebe n'utuntu ntabwo uzi uyu nguyu uzi n'agata ncika intege. ariko nawe wakundaga Amina niwe Amina waguteraga kuraje. oya mureke yaramukundaga byadanje ubwo se wakiga gute nyine muri yicaye imbere wawe muri guterana akajisho wakiga Utanabimbwiye sisi. ariko Steven ariko Steve oya muceceke Steven ubundi ni iki cyari kikuzanye ko mbonye uje udutunguye kandi udasanzwe uza ko nzi ko nsanzwe mwisangiriya ugeze hano ugiye kumbwira iki mwawe ugiye kungurira agacupa ujya ugenda kubwira ibyo byarakubwiraho ujye mujye kuganira kumbi wa mubyeyi afite abana bangana kuriya b'abasore bakaba bajya birirwa mu matiku bazimaguzwa ufite abana bangana kuriya yewe biratunguranye cyakora Uziko ntari muzukwe n'undi muzukwe uziko ntari nzi ntabwo nzi nanjye ko bafite abana bangana kuriya ntabwo nzi ko bafite umuhungu ungana kuriya w'umusore mbwira mani mbwira Mana, utunguye n'iki ndatunga kuba nsanze wicaranye na bariya bagore. ese bari abagore kwicarana nabo hari ikibazo muri kugirana none ikiganiro mama. byagenze bite biriya bintu ntari byiza ni ukuri. none se bakoze iki bariya bakoze bakubise mere mana. uriya ni mere wawe kandi koko sha ndabizi koko Byaba ese mama mani bibi. ba mama wanyu bagira umunwa baba bajijije ukuri mani none se ubwo bari gukora icyo abantu bafite umunwa wo kubesha abantu ngo barwaye sida ngo bagize ute nta n'ikintu barwaye icyo mani byarambabaje. aya ntabwo ari ibyo mana abonanye kuzamugira inama nuko wenda leta wenda yashyizeho amategeko yayo ariko uvuga uti wenda nta mategeko ahari njye ntanabikubitira akabakubita uri kubaziza ikemana oya ntabyo kukubabaza mani ubwo si biriya bintu koko oya babajije ukuri ahubwo bagomba kwiga bakamenya ko baba baryoje nyine ukuri bano ngaba bakaza bakazabasaba imbabazi bakabitekerezaho nzaba ndareba aha kankureke niba ari byo waruje kumbwira icyo ntacyo bimariye